n'ubundi navutse ndi imfura ariko ntabwo ariyo mpamvu niyise first born. First born byari nko kwiyita imfura, ariko first born ahanini byari ukugira ngo ibe imfura muri buri kimwe muri ibyo ngibyo. Imfura mu muziki, umuntu ukore indirimbo ariko akabikora kuruta abandi bantu. Amazina yanjye ni Iraguha Isaline, ariko ubwo by production music nkoresha first born, nitwa first born. Mu muziki nyine ubwo ndavuga muri kariyeri y'akazi, ubwo niho nitwa first born. What's up guys, hello, ahangaha ni kuri Nzambe TV nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Amos 245. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho amakuru y'amwe mu bantu barenze. Bahaye ikaze ku kiganiro cyacu. Nk'ibisanzwe ndagushishikariza gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere uhageze, cyangwa nimba dusanzwe tubana ubashe gusharinga ibintu byacu, like na comment udushyigikira. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe twaje kureba producer. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane, turakomeye kabisa. Ibintu biragenda neza Kabisa, ni fresh. Twihuse rero, nendaga kugira ibibazo nkubaza nyine kugira ngo abantu bamenye ese uri muntu ki, ese urinde. Mbere na mbere nyine uratangira nyine utwibwira amazina nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Iraguha Isaline, ariko ubwo by production music nkoresha first born, nitwa first born. Mu muziki nyine ubwo ndavuga muri kariyeri y'akazi, ubwo niho nitwa first born. Okay, ndakeka ibyo ngibyo bibaye. Ese ikibazo cya mbere nenda kukubaza, kariyeri y'umuziki cyangwa guproducinga nyine umuziki yaba yaraje gute, yaba yaratangiye ryari? Nyine tunyurire muri make ya nyine utubwiye. Ibyo rero ni ibintu bigenda by'urusobe bikurikirana, ariko akenshi usanga nyine bifite aho bituruka. Navuga ko nigeze kuririmbaho gato, niga nko mu myaka mitoya, nko mu myaka nka 17 n'umunani gutyo. Nigeze kuririmba, kubaho umuntu uririmba. Rero naje kubona mbona lifestyle y'abahanzi, mbona ukuntu abahanzi bagorwa no kujya muri studio, kuba byarangoye kujya muri studio bikangora, nkabura amafaranga yo kujyayo. Niyo mpamvu nyamukuru yatumye nisangamo ko nagiye nize music production ari ukugira nirwaneho nanjye mbona uko nikorera indirimbo. N'ubusanzwe warabyize? Biza kurangira nsigaye nisanze nyine ndi kubikora bisanzwe by'umwuga. Waje no kubikunda muri make? Ndabikunda cyane. Numva n'ubundi ni ibintu bifitanye isano biri aho, ariko ndabikunda kuko ntabwo waba ubikora utabikunze pe. Birumvikana. Kandi ikibazo rero kukubaza, nk'ibisanzwe tuba dusanzwe tukuzi ku izina rya Isaline, ariko byageze nyuma ndakumva numva first born. Kimwe mu bintu byankuye kure nkaza kukureba, ese izina first born ryaje gute? Twari dusanzwe tukuzi nka Isaline. N'ubundi Isaline naryo ni izina ryanjye kandi riracyahari, nta naho ryagiye. Gusa hari ukuntu nyine ukora impinduka ntoya, ugakora impinduka ariko z'igihe kirekire. Nasanze nitwaga Isaline n'ubundi iyo nkoze nk'indirimbo yanjye ku giti cyanjye, ubundi ntabwo nandikaho ngo first born, iba ari Isaline. First born navuga ko ari ubundi icyo gitekerezo cyo kwiyita first born urumva first born ni mu magambo y'icyongereza bisobanura imfura. Ushobora no kubyibazaho ukaba se byaturutse kuki kugira ngo muri production music uzanemo ibintu nk'ibyo ngo by'imfura. Nkanjye nkibyumva bwa mbere nagize ngo nyine niko wavutse uri imfura. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Ndi n'imfura mu rugo, navutse ndi imfura nk'ibisanzwe. N'ubundi navutse ndi imfura, ariko ntabwo ariyo mpamvu niyise first born. First born byari nko
kwiyita imfura ariko kubera ko hari ibintu bita multitask, usanga umuntu ashoboye gukora aka n'aka n'aka, ngo byose byaturutse muri iyo minsi n'ubundi nari ndi gukora indirimbo, kuko hari ubwo nakoraga nka audio ariko ngashaka uburyo nikorera na video urumva, nuko nyine bitaraguka ngo bibe ibintu binini, ariko Firstborn ahanini byari ukugira ngo ibe imfura muri buri kimwe muri ibyo ngibyo, imfura mu muziki, umuntu ukore indirimbo ariko akabikora kuruta abandi bantu, ukora ikintu nyine uri uwa mbere mu bintu byose, abe mu bintu byose umuntu ashoboye gukora, urumva nimba ari ugukora iyo beat making n'izo gutunganya amajwi, ibyo bintu byose ube imfura, ntihagire umuntu nyine uza ngo agusige muri make nyine uba uri uwa mbere nyine muri byose. Yego. So ngayo nguko guys, rero nenda kubaza ikindi kibazo, ese muri uyu mwuga wawe ukora wo guproducinga indirimbo, hari imbogamizi cyangwa challenges waba warahuye nazo kumva wabivamo cyangwa wabireka, zaba zihari? Hari umwuga se utagira imbogamizi? Zirahari pe, zirahari cyane. Izo mbogamizi yaba ari nk'izi? Njyewe wenda ibihita binza hafi binza mu mutwe, imbogamizi za mbere zo hano muri production, ubundi urumva buri mwuga wose imbogamizi ya mbere, urumva umwuga ni ikintu ukora ariko ugamije kubona amafaranga, rero imbogamizi ya mbere muri buri mwuga, imyuga yose ihuriraho ni ukuba wakora ariko ntihagire icyo winjiza, ukakora ariko ugasanga nta kintu kiri kuza, muri make nta mafaranga uri gukuramo, nta nyungu yayo. Ariko ahangaha kubera ko muri music production ntabwo wabura nibura gukorera n'amafaranga na make, ariko muri production biba bisaba ngo nimba ukoreye indirimbo, urugero wowe uraje gukora indirimbo, ndagukoreye indirimbo, inyungu zanjye za mbere ni ukumereza amafaranga, sibyo urayampaye, ariko hari no kugenda ugafata ibyo bihangano byawe ukoze ukabijyana bikaba global, bikarenga imbibi zawe, bikarenga n'imbibi z'abantu muri kumwe muri quartier, inshuti zawe, bikajya nyine kure, bikarenga izo regions bikagera kure. Nanjye rero nk'umuproducer iyo bigenze bityo, nanjye biba ari gains, biba ari interest kuri njyewe, kubera ko urumva nimba ufashe ibihangano byawe ukabijyana hirya, undi muntu nawe akabyumva, ubwo mbona nyine abantu banzi cyangwa se bashobora kuza gukorera iwanjye ariko baturutse mu bindi bice. Aho ngaho rero imbogamizi nabanje guhura nayo ni ugukorera abantu indirimbo ariko ugasanga ni ba bantu bari bakeneye kuziyumvira, nabo bari gukora izabo nyine bashaka kujya nyine biyumvira biraho, ugasanga umuntu arashaka gukora indirimbo ariko ntashaka kujya kuzamamaza ngo bigere kure, rero bikaba ikibazo cyane kubera ko urumva uwo muntu aguhaye amafaranga ariko ntacyo agufashije muri kariyeri y'imbere, ngo abe yakwamamaza nawe ubwawe nyine. Iyo nayo ni challenge kabisa ikomeye, urumva. Izindi challenges ni challenges zihuriweho n'abandi ba producer, aho usanga umuntu ashobora kuzana nka projet akayikora, akarikodinga, akagenda, wowe ukazamutegereza ko aza gutwara project irangiye, ugasanga birangiriye aho, ugasanga yaraje wararikodinga gusa asigamo vocal, nawe wamukoreye beat ariko bori ibura kugira ngo ibe masterpiece nyine irangire, ugasanga rero we aragiye ntagarutse, abaye nk'ubuze ibiceri, igiye gutyo nyine. Biterwa, hari ukubura amafaranga ariko hari n'abagenda bakabura pana, atari uko yabuze amafaranga, wenda umwanya cyangwa se ibindi bintu agiye guhugiramo ariko ntagaruke, ibyo nabyo ni challenge kuko urumva izo masterpiece nanjye ntacyo nzimaza, kandi wafata ikintu cy'umuntu ngo ugitange. No mu bintu dukora kugira ngo ube umunyamwuga harimo ikintu cyitwa confidentiality, kubifata nyine ukabihamana, ibintu bimeze nk'amabanga ukabibika n'ubudahemuka, ku buryo nyine utafata ikintu umuntu yaranditse ibintu bye ni masterpiece ye ngo uyifate uyitanga ahandi cyangwa se uyikore, aba harimo kubibika nyine, nubwo umuntu aba atakubereye honest ariko wowe nibura uba ugomba kuba honest kuri abo bantu. Birumvikana. None se nyuma y'izo mbogamizi
baba baragiye uhura nazo, agafaranga karimo karatangira kuza cyangwa n'ubundi biracyari kugorana nyine nka mbere? ya mafaranga araza gake gake, ntabwo navuga ko biri ku rwego rushimishije cyane, ariko ibintu byose bihera hasi. Amafaranga araza, sinavuga ko ataza pe, araza nkurikije n'ibindi bintu mba ndimo, amafaranga araza gake birumvikana. gake ariko birakunda. Ikindi kibazo nendaga gukomerezaho, ese nka producer ni iyihe ntumbero nyine waba ufite nyine y'ahazaza nyine, kugira ngo uyu munsi utari ukuzi ukumenye nyine ubutaha nyine azamenye Fastborn, avuge ati Fastborn koko nyine biragaragara ko yimpuruvinze. Intumbero ni ukwaguka birenze uko meze, nkagera kure hashoboka. Wenda tutagiye kujya uvuga ngo ni ukwikunda, hari ubwo ushobora kuvuga kwaguka ariko bakavuga bati ese wowe uraguka wagejeje ku bandi, wagejeje abandi wabagejeje ku ki, like abo bahanzi wowe ukorera nyine weho watumye bagera ku iyihe ntambwe. Ntabwo ari ibyo ngibyo, kuko mu Rwanda dufite umuziki uteye imbere pe. Mu Rwanda ari abaproducer, ari abaririmbyi bamaze kuba abahanga ku rwego rwo hejuru, ku buryo ibintu bakora nyine ari ibintu biri global, atari ibintu n'ibintu by'imarketing, bigera ku isoko bikimarketinga, si ibintu bikiri loko nyine. So rero ntabwo wenda navuga ngo njyewe ngo mfite aho nabagejeje cyangwa iki, ariko ndi hano nyine kugira ngo naguke, ngo mfite n'abo bahari, like skills mfite nanjye ngira aho nzishyira, ku buryo n'umuntu uri hariya abona skills zihari zitandukanye, cyangwa se zifite uniqueness itandukanye n'iy'undi muntu wenda ushobora kuba nawe akora music production. So nicyo nshaka nyine, ni ukugira ngo ngaragaze ko hari difference cyangwa se iryo tandukaniro, hanyuma mbikoresheje izo production cyangwa se produits zaba zakozwe, cyangwa se ibyo bihangano njye nzakora bikoreye abandi bantu, ariko bikaba boosted cyangwa bikazamurwa n'imbaraga zacu twembi, ari uwo muhanzi ari nanjye, twese ku bufatanye bwacu. Icyo nshaka ni iterambere rirambye, ariko apana kuri njye gusa nk'umuproducer, ahubwo kuri twese abo tuzaba twakoranye, ari abo bahanzi ari nanjye. Birumvikana cyane n'iterambere. Ese nakomeje kukubaza ibindi bibazo bigiye bitandukanye, icyo nendaga kukubaza nonaha, ese yaba ari iyihe njyana y'umuziki waba ukoraho? Ese ukora umuziki wonyine cyangwa wowe ubwawe producinga n'indirimbo, waba ufite nk'indirimbo waba warakoze nawe ubwawe nyine nka producer? Tubwire muri make nyine bimeze bite. Yewe rero ntabwo mfite specific y'injyana nkora runaka ngo zonyine, nkora injyana zose. Nagize imana ngira ubwo bumenyi bwo kuba nakora kuri buri kintu. Usanga wenda tumenyereye ko usanga umuproducer umwe ari muri career ariko akora wenda nk'ibijyanye na drill cyangwa se ama hip hop, undi ugasanga akora ku ma R&B, ni umuhanga muri ibyo, undi ugasanga ni umuhanga mu bintu bigendanye n'ama afrobeat, ariko ntabwo ariko njye kuri njye bimeze. Injyana iyo ari yo yose byose ndabikora, ari izo gospel, trap, drill, kandi ngira n'amahirwe ko usanga byose naragiye mbikoreraho abantu, ko mbona abantu batandukanye. Ntabwo numva ko mu myumvire yanjye cyangwa mu myizerere, numva ko kuba like producer ari gukora ibintu bitandukanye, ku buryo nubona umuntu aje akugana ashaka igihangano kimwe, limitation ya skills yawe itaza kukurimita kumukorera ngo kubera ko ufite ikintu kimwe uri specific ukoramo, ahubwo uba ufite nyine skills ziri buze gutuma urenga izo limit zo gukora ikintu kimwe, ukaba wakora ibintu bitandukanye, ku buryo umwe uje akugana umukorera kandi n'undi ukamukorera, buri wese ku kigero cyiza pe, kandi ku bintu bitandukanye baje bashaka. Birumvikana cyane. Bantu mudukurikiye murumva ko nyine Fastborn injyana iyo ari yo yose nyine ayikoraho. Ubwo wowe ubashije kureba kuri ino video wamugeraho ubundi akagutunganyiriza indirimbo yawe cyangwa igihangano cyawe ushaka ko kiza kugenda neza. Ese ikindi kibazo nenda kukubaza cy'amatsiko,
ubundi nk'ubusanzwe umuntu yagusanga he nyine, ni izihe mbuga ukoresha, ese yaba YouTube cyangwa izindi mbuga, ni Fastborn ukoresha cyangwa n'andi mazina? Umuntu ugushaka kugeraho nyine byoroshye nyine yakubona gute? mfite imbuga zisanzwe, mfite Instagram, mfite TikTok, mfite na Facebook, hose na YouTube, hose nitwa Fastborn. Like Fastborn kuri TikTok, kuri TikTok Fastborn, kuri YouTube Fastborn, no kuri Instagram ni Fastborn, hose nitwa Fastborn. Mbanje kubashimira mwebwe twabanye muri kino kiganiro nk'ibisanzwe. Amazina yanjye ni Amos Kabiri 5, uyu twari kumwe ni Fastborn Zorin, aha ni kuri Nzambe TV. Ku bantu mushaka kuba mwamwegera Fastborn, mwamugana akabakorera background sounds, akabakorera songs n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ibihangano byanyu mwamushaka kumugezaho, poems, abantu bakora poem, abantu bashaka instrumento yo gukoramo ibiganiro ku mateleviziyo se, abanyamakuru bashaka instrumento cyangwa se kuri radio, ibyo byose n'ibindi bintu byose bigiye, n'abantu bakora amafilime, hari abantu baba bashaka background yo mu mafilime, background. Turabashimiye mwe mwadukurikiye, nk'ibisanzwe mukande subscribe, like, share and comment. Turabakunda. Ciao ciao.